kuranwa yabijyanye ivara yajyanye agakweto k'umugore twarakikorera nyagasani mara nyine none subwo umukobwa arawe kimurongoye uwo bebe nyine nawe yagize ikibazo ngo tuvugana ari kwa muganga arimo kwitabwa bitewe kugira yabyumvishe nyine biramurenga ajya muri koma reka reka ya no kuvuga ngo yumva ko ibintu uribaza na kugira ngo wibwe amakariso gabo nibaranza bakwibe n'ibirongoranwa man ya fano uko nyine yigize umuganga bro yirwa mpaga yarambaza arananirwa reka reka niyo mpamvu wananutse ko rero kuvuga n'amafoto yarananiye bro amafoto aratuma umuntu yananuka reka reka buri kanya gafoto buri kanya gafoto nataye ibiro ariko wenda muganga arambwe ngo nzafate regime regime y'amafoto cyangwa regime y'amafoto bazagabanya amafoto bara gufotorwa cyane niyo mpamvu uri kugenda unanuka ndimo ndatibiro ariko wenda ibyo byose ni respect mba umufana bara umufana wese yubahwe najya umenyesha ko nyene wenda muri no minsi ndimo ndakora movie yitwa umufana nayise agaciro k'umufana gakora imirimo bro yuko ko yagiraga kujya gutakajya kinakabwiriza ngo yigeze gucika iwabamara amasaha 18 mama waramushaka aramubura bajya ahantu yajyaga guhigira baramubura bajyana ajyaga kuvura abantu baramubura kumba umuje mu mwahitamo amakuru ngo atumva mama wa Yesu we uzi ibintu byabaye umuhungu ari mu rusengero n'ababwiriza abantu Yesu aravuga ati Jesus Christ arumirwa yumva ni igitangaza I know nukuvuga ngo rero niba umwana w'Imana yarakoraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yarakoraga twebwe ubundi umwana w'Imana niba numwa abatumwe n'Imana twe twumva tugatinya yarakoze wo burinde uko kudakora uteganya kuzaje wenda uzatanga umubure kugira ngo nyine ngugafate ibintu biriki nagari ibyawe ibyo bintu biriki ibyo biriki nagari ibyawe Jita kandi n'abantu wanabigisha man ngiye nabo muvuzi bro naba no muganga Jita batubwiye ko Tom Close ari umuntu wakwinspiratinze nyine kugira ngo utinyuke umurimo nyine w'amaboko ukore abandi bahanzi wenda Baron Modo baba bahanze ukunda nyine muri no game kuko twari turi kuvuga umuntu watumye utinyuka umurimo noneho muri music n'abaye bahanze ukunda cyangwa se umuhanzi wawe ubona nka Baron Modo kugira ngo turangize kino kiganiro haje Baron Modo uwo Baron Modo abari mu ntoki sibyo nyombwe byongereza bizarikora icyongereza kizarikora ikinyarwanda kiri mu kazi ngo Baron Modo nukuvuga ngo ngiye bundi ubungu kano kanya umuhanzi unyespera bya danje nyine numva asa nkaho nyine afashe cyane nkunda nari kumva kunda ari babiri like murafashe sinzi niba ndi traumatisme wenda muri comment barabyandika ngiye nkunda Bruce Melody number 1 number 2 ngakunda Tiger B nabahanze nkunda cyane koko bose bizi ko baririmba R&B ariko wenda Bruce Melody we akunda gushyiramo ibintu by'imihanda cyane hanyuma Tiger B agakiramo ikintu Jita hani ukorera buri munsi hangane kucisha abakro ni seta yanjye nkunda cyane nyine mpamvu twahise kucisha aba ahantu nyine iyo byanze ukaza kwigira hangane kuri kunda bro seta nzate ni mama na duwa gusa urabona hano zaje ariko ni sawa nta kibazo umuhana nuko mbona amazi yaguteye gusa cyane ntabwo zibintu bisigaye mbaho oxygen mana abantu bisigaye bafite amafoto sigatuma nanuka nananutse nataye ibiro kubera amafoto ataye ibiro kubera amafoto yego mana wagiye urugeze cyangwa n'ibyabyuki bya biri gukoresha akazi kenshi nukuvuga ngo njye bame yakoje kujya muri ikintu bita regime cyangwa uri kuri regime mugari regime kabisa hano wa Boroman nkanangirika nkabona amafaranga njye kwirira sinda man ari ukuntu ngira gute man ugasanga gangsters gukora man ngagiye kuba gangster niki muje amakanga gukora ugasanga mukanye ngango gisayine atanye gucoresha aba diaspora amukubitira ngo diaspora ngo niki ngo byanze man ngo bamaye ngo kwa priave wide not kube cyo jya gusabwira nuza diaspora mubwira ngo bagwaye priave ese mbere uko bagwa priave wakoze iki ya nukuvuga ngo ubundi gihe cyose umuntu ukora bro nta kibazo n'ikiri kimwe ushaka kugira njye kuva navuga sindeba n'ikiyigwa kuko nyine natangiye gukwiga gukora mfite imyaka 8 ndi under 18 we under 18 utagiye gukora ufite imyaka 8 Jita akazi ka mbere wakoze uri umwana nagaye njye akazi ka mbere nakoze nabanje kujya nkorera indaya
natangiye najyaga ngurira indaya nkazifurira amakariso sometimes nkajya kubamenera bya ivuna bitu baba bakoresheje bikanababaza cyane nyine natangiye gukora nyine nkorera indaya ariko urumva cyo gihe nari muri ya migenzereze mibi shaka gufaranga kujya n'iki ariko nyuma yaho nza kubikatira mbita mvuga ngo reka nangiye kujya ngona imirimo y'amaboko kuko uko umuntu agenda akura agenda agira ubwenge Jita none se ibintu byo kudoda wabitangiye ryari nyine utangira kudoda inkweto cyangwa ufata umwanzuro wo kuvatereka mve ku muhanda ndekane n'ibintu ndi gucamo ndebe nibura karimo k'amaboko nakiga kandi n'ibintu byiza cyane n'urubyiruko rwagakwiye kukwigiraho kuko buriya uturimo tw'amaboko turafasha cyane mu buzima watangiye kudoda ryari inkweto urabona ngiye mba afite projet nyinshi nk'ubu ngubu ndumva aririmbye urabizi nkora mu tubari wenda afite amahirwe nagize no Imana yamaye amahirwe kuba wenda rimwe na rimwe agengira gutya ngo bafite ibiraka bya hato na hato ku tubari ku bantu bafite mbari nyine irandirimbo banjye barayikunda man barayikunda pe aba boss mbashimire cyane ku bantu bakunda ko makazi kandi n'abandi bantu nshyireho icyo bita detachment sibyo sinzi ikintu nava kugira ngo nyine ari abantu bagenda ugasanga agiye kwafisha nk'ikintu runaka nyine ugasanga agiye kwica izina ry'umuhanzi njyewe umuntu uzongera gukora icyo kintu nabimenye nkabimenye bro njyana tuzagira abanyerondo bazabizamo abanyerondo cyangwa ribu nizabiza okay nakwire ribu no kuvuga ngo abantu ari abantu bagupostinga kandi batagutumiye kugira ngo abakiriya gusa babone none ariko cyo nkundira umufana agira kuvuga ati turashaka G-Tough muzane wowe uratubwira tuzana udusmakinga niba byamuntu uvuga ngo kugusikama uraza kudusikama tubwira ngo twebwe ngo niki nicyo ngo G-Tough ukaza kutubwira ngo nago bikunda ariko wenda bamaze kugera babigarika ariko ikiza gihari nyine twakora ibintu biri mu mucyo warumbwiye ku kijanye n'akazi akazi rero impamvu nakoze ibi bintu umurimo w'amaboko urabona wenda nko mu urugero nshobora kuba wenda uyu munsi umuyakazi oxygen sibyo dushimire cyane igicano yacu kandi umuntu urimo kutureba mwibutse gukora subscribe comment ndetse na share none ndajya mumenyeshe ngo kano kanya noza oxygen wenda ushobora kuba uyu munsi ushobora kuza ukamikiraka wenda ukabana nka Desmane utaramikiraka ese nyuma ya Desmane mbayeho gute sibyo mbayeho gute ejo undi mu influencer waramamaga ngo G-Tough ngo akazi wenda agasibamo iminsi 3 jours cyangwa se 2 jours nukuvuga ngo impamvu bikora bindinda gutekereza nabi bindinda kuba najya mu migenzereze mibi kuko najya mumenyeshe ko igihe nabaga ndi ngo mu rugo man nigize kumana nk'icyumweru cyose ngibyana bro man bro ndi mu buyobe man ndavuga urya kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nirira ibyana bro mwe inju ndasoka umwe inju ngasoka vase ibi bintu niriye somo nazasigira abo nzabyara ese niriye somo nzasigira umuryango wanjye niriye somo nasigira abantu bandeba cyangwa se abafana banjye ndavuga nireka nkura amaboko mu mifuka nkore wibuke hari umuhanzi nigize gukunda cyane bamwitaga Tom Close yize kuri ndimva ngo gukura amaboko mu mifuka kura amaboko kura amaboko mu mifuka ubwo rero ukuvuga ngo yaririmbye gute ngo niba kupfuka mukore sinzi ukuntu yabiririmbye kura amaboko mu mifuka rero umutipe yaravuze ngo kunji pataro ukore it's okay kunji pataro ukore kura amaboko mu mifuka shakisha imirimo ukore udakora nakarye udakora aragahira ibyapo nukuvuga ngo Tom Close niwe watumye uvuga ati ariko why not ntakura amaboko mu mifuka kuko ubona ko irantirimbo uzarebe iriya shusho ryayo bakwereka kure kiyede bakakureka yagiye ko umufundi bakakureka yaraburije bakakureka ari ibyapa mane bishatse kuvuga ngo twebwe umuhanzi cyangwa se umuntu wese ugira amahirwe yo kugera kuri kamera ubu nyine ukora ikintu gituma udashobora kugumura abafana bawe cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye kuko kenshi na kenshi abantu bajya kuri kamera abantu babyamamare abantu babaririmbyi abantu ngabo baba basabwa kugira ngo babe urwandiko rusomwa na buri wese ariko ese ni baragusomamo ibiki barimo kugushaka kuba nk'icyapa wowe yes baragusomamo ibiki wowe nge niba G-Tough ushaka kwicara mvuga ngo ngiye gufata urudodo uyu ni umurimo usa abantu kenshi bakunda kuvuga ngo ni umurimo usa nkaho uciriritse ariko bitewe nuko uraciriritse nyine kuki nawe ukoze koko uciriritse umuntu muciritse ushobora kuba umunsi uciritse ejo umuntu mukazamuka natangiye nafite imashini ubu kano kanya afite imashini urabona ko biri kugenda biba uruganda ejo bizanashoboka nge ni masoro bro dore watangiye no kuzana n'inanasi umukiriya ku buryo unamuhatira ni ukuvuga ngo iyo byanze umuntu aje afite taki ushobora guhita amuhatira akananasi nkagira gute tukiriya n'iki buzima bukagenda neza icyo kunywa kiba gihari ibintu n'iki na kakaboro bikama amafaranga hano amuje ushaka kunyeba urumva amafaranga ni hari uyabika ni haranyabika yose uyatenga gutyo ibiceri note nkahita mfunga
ni ukuvuga ngo rero igihe cyose umuntu wese ufite umurimo w'amaboko ni ukuri kwishobora byose abera abandi urugero. Wibuke umwana w'Imana Yesu ariwe Kristo yajyaga akora imirimo bro. Wibuke ko yajyaga ajya gutakajya kinakabwiriza ngo yigeze gucika iwabo amara amasaha 18. Mama aramushaka aramubura. Bajya ahantu yajyaga guhigira baramubura. Bajyana ajyaga kuvura abantu baramubura. Kumba umuje mu mwahita amuha amakuru ngo atumva mama wa Yesu we uzi ibintu byabaye. Umuhungu ari mu rusengero n'ababwiriza abantu. Yesu aravuga ati Jesus Christ. Arumirwa. Yumva ni igitangaza. I know. Nukuvuga ngo rero niba umwana w'Imana yarakoraga, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yarakoraga, twebwe ubundi umwana w'Imana niba numwa abatumwe n'Imana twe twumva tugatinya yarakoze, wowe urinde uko kudakora. Jita nukuvuga ngo we gufata umwanzuro nuko arebye kavuga atari ko se Tom Close niba yaravuze ngo dukura amaboko mu mufuka dukore. Yego. Kuba ndi umusari nubuni n'umusari koko barananzi n'indirimo arayikubisiba hiti aragitosa nta muntu no mutayizi. Yego. Kuko mutubari barayicuranga ahantu hose barayicuranga. Imana uzatuma avuga umwana w'Imana ugatuma niti. None azumwuka. Niko iyo yivuze iyo umuntu yivuze uhita wumva ibintu bizamutse. Okay, nukuvuga ngo ubundi niba ari ikintu kinshimisha muri ubu buzima ubu tuvugana ubu ndaza kano kanya ngiye nabaga mu nzu ingana na toilette bro. Kara kazu gato cyane n'ubu tuzamukana nagera ngakureka iyo nzu nabagamo nkaza ngakureka n'inzu kano kanya ndimo. Yari inzu ingana n'ikibiriti nakiragamo inkweto mu nzu ngashaka no magarara nkahabura. Ariko nyuma yo gukora rigitosa muri minsi none urabona sigengira amahirwe yo kuba najya guperforminga mu tubari. Nago ninagira amahirwe yo kujya muri Peak Arena cyangwa se muri Simba Arena niba ari Simba Arena simbizi. Nako Stade Amahoro ya ibintu nk'ibyo sindagira ayo mahirwe. Ariko ubu kano kanya amahirwe mfite Gitafu mbasha kujya kudirimba mu kabari n'umuntu wese wo mukire wakwifosa kumamagara nimero yanjye y'akazi ni 0789 814 niyo nimero ushaka kumamagara ukambwa ati Gitafu dukora icyo bita shwadiru. Nanjye ndi umuhungu ureyumamagaye ndakwitaba. Direct uhita ujyayo ukajya gukubita. Dore za moto umutwe uratakaye ngo ndebe oya ni kasiki guye motari kutaye umutwe wa kintu ariko Jita ni kasiki guye ramucitse. Yego no se Jita noneho kano kazi nyine wakinjiyemo ryari ko kudoda inkweto ni ryari noneho wakinjiyemo? Aka kazi ngatangiye ejo bundi ejo ndakeka ari muri sama kuko ngatangiye ejo bundi mu kwa karindwi na amezi 3 arashira ngatangiye kano kazi. Urabona ko nyine ndimo ndisuganya naga ibiboro birajya ku murongo ariko uko nyine ukumbona agenda akura agenda amera amenyo ukura umera amenyo ukura umera amenyo na mwana ujya ukura uvuka afite amenyo ahubwo uko agenda akura agenda azana iki igingo ngwino yigire ya Jita rese ubona kano kazari kintu kari kugufasha mu buzima bwa buri munsi shaje no karafa ikintu ngakundira se nk'ubu urugero nshobora kubenda mu rugo nshobora kwicara nkareba movie nkayihaga nkareba kuri YouTube nkahaga nkajya kuri TikTok nkabihaga nkareba wenda nkajya kuri WhatsApp nabwo bikanga wenda ngahita mvugana impoyo no reka nidemarika kano kazi kintu ngakundira kama ikotete nyine hano imihanda haba hari abantu bagiye batandukanye haza umuntu jama bibabariye akaba yagubugura ibintu byamubayeho undi muntu akakubwira ibye bitandukanye ukuvuga ngo kano kazi kama amaide niyo mpamvu ngakunda zana kagwa n'inyuma nanakiyahurira bro kano kazi mbese uragakunze ku rwego nyine ongeraho ngo niko kazi katumye iri zina Gitafu mfite iyo naza kuba umukorodoniye nago nari kuzamenya nari kuzabakubita kuri ka ariko kuko Imana yabikoze mwazimana n'abanyamakuru bose bagiye basanga hehe ku muhanda niba njyewe umunyamakuru asanga ku muhanda n'abayagoni yagura yago yansanze muri Sara hariya kwa Didi yari mu kavatiri kumwe ndakibuka bro urumva man icyo gihe nabaga aramundushya arakagatorizo kuba Maria kangana n'ikibiriti mana we ubyumvisha agenda warwara indwara agenda gakabije je nigeze kurwara indwara bitatu rheumatisme yitewe nuko nabaga mu bugeto bongana n'amatoilette brother kaka geto hamwe uryama amakuru arara hanze amaguru gusa n'amatwa ahubwo nyaraza hanze haje gushya narifite umugore mutumifu giya ibiro 4 ndetse n'igitenge mana we arabisana gi aca bugufi arabiso barabiruga mota barabiso amana agenda asunguza ibintu nasi byari mukobwa akoze geste arambitaho umwana barabiruka kandi nanganago baroka hani wacu sawa ariko nabonye ari sawa Manisani heza cyane ino zone ikintu mukundira hani heza penizone nziza habamo ibyana hano mukanya nago baraza bro koko hano ara hano ngenzi najyaga njya kwijyana bita muri sida ya mbere ako bebe nago baba hano
abantu bibera hano baby ba nyine babanyamasengi ushobana bezi byuki birenze bro nawe barebye kamera itimeneka niki wabwira wenda nyine bamwe mu bastar ubona ukabona ntago nyine bashaka gukora urumva nkawe nubwo abantu bamwe namwe bavuga ngo n'ubuzima ngo Gitafu n'umwe nta kintu arafatisha ngo niyo mpamvu nubundi kuba ari umukorodoniye nkuko wari kutubwira harabavuga ati n'ubundi Gitafu nta kintu arafatisha ariko ari n'abastari nabo usanga rimwe na rimwe baba nta n'ikintu bari gukora kuko burya indirimbo nyine urazikora zikaguha amafaranga ariko nk'abastari ubona ukabona nabo gukora utundi tuzi nyine dusanzwe ntago babyumva ubundi indirimbo ahantu ngukira mu ndirimbo no gukora publicité kwamamaza nkuko nagize amahirwe kujya muri MTN Platinum niyo mahirwe ndafite wenda mvuganije ndi mukwamana nshaka kuba ndumwe mu bantu ushaka kugira amahirwe yo gukora kuri miliyoni 12 ibaze nka Gitafu dode mweto nicyo kintu cya mbere wenda sinzi niba wanyemerera wenda ku bantu badukurikiye kujya wenda ukomeze kumfasha urabona nyine kugira ngo wenda supporting Gitafu wenda wakanda akanyenyeri 191 akanyenyeri 224 simbizi ubwongo ndasikura kuri phone ndebe manje ubwongo bwanjye nagare buzima bro nago ubwongo bwanjye ari buzima ariko nabujyanye kwa muganga muri iminsi ndi ku miti nabirenze ubundi ubugira ikihe kibazo nta kibazo ngira nuko nkunda gukora wowe ufite ikibazo cyo gukora cyo umurimo sana niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga uri kuzubazuba niyo mpamvu ubundi urabona ngo urugero rwa hafi wenda niba nshobora kuba nakora indirimbo aragitoza indirimbo mba ndibuze gukora kuzakora ishusho kandi njye mba numva nakora ishusho rirenze ntago mbe ndimo wamujama urabyukira muri toilette wo kabyukira muri wese uriya uramutipe buranda mwanga noherise mupfiki ikintu dupfa nuko nyine yigize umuganga bro yirwa mbaga yarambaza arananirwa niyo mpamvu wananutse ko rero kuvuga n'amafoto yarananuye bro amafoto aratuma umuntu nanuka buri kanya gafoto nataye ibire ariko wenda muganga arambwe ngo nzafate regime regime y'amafoto bazagabanya amafoto bara gufotorwa cyane niyo mpamvu uri kugenda nanuka ndimo ndatibiro ariko wenda ibyo byose ni respect mba umufana wese yubahwe najya umenyesha ko nyine wenda muri no minsi ndimo ndakora movie yitwa umufana nayise agaciro k'umufana kuko nakajya mumenyesha ko umuntu wari we wese w'icyamamare cyangwa se umustar wari we wese agira amahirwe cyangwa se izina bufite urihabwa na wa muntu gukurikira ariko wa muntu gukurikira iyo wenda aguhaye umwanya no muha umwanya ejo bundi yituye wisanga hehe mu mazi Gita nibyo nandi kukubaza nyine umustar ubona ukabona arabastari badashaka gukora abo bantu bababwira iki cyangwa message waba inama nabagira nuko bajya mu masengesho bakumva iby'Imana babwira koko igihe cyose udakora uriba ubu mujura ushobora kuba umutubuzi ushobora no gutubura nyine ugira imitekerereze itari myiza nyine ntago niba umwana w'Imana yarakoraga kagenda kavura abantu bagakira hari umuntu ngo wigeze kumara iminsi imyaka 38 bro ariko kidendeze byaranze abaganga bamukoraho biranga abandi bakajya vanga rwa amasida abandi ngo ni ibituntu abandi ngo bamujyane muri ambulance zirajyana biranga bamujyana mu ndembe biranga ariko ngo Yesu yarahaciye yitemberera gusa ngo atembera uwo muntu ngaramwumva aramubwira ati mwana w'Imana amubwira ati nge fite ikibazo maze imyaka 38 mbana n'ubumuga bwo kutareba undi amubwira ati ufite kwizera kongana iki amubwira ati ndagufite amubwira ati Yesu n'amafoto tw'utwondo akora kuri y'amaso iniga mu masegonda 2 yari tangiye kureba bishatse kuvuga ngo niba umwana w'Imana nakoraga wowe why not urinde kudakora umuntu wese ukora ntago agira nyine nese umugero umumotari bakora iki byose abarimu barakora abapolisi barakora abasirikare barakora n'abandi bagiye batandukanye mudugudu arakora wowe uraho ngaho ukanga gukora ni wandi uzasanga ejo mujama atangiye gupfumura amazu y'abandi nk'umutipe ejo bundi wanyibye yaranyungure bro ariko mufashe namuteze Imana ese bakwibye ibiki sha barambabaje cyane ariko nyine ejo buri numvishe umamagaro mbwa ati noneho n'amakariso yanjye bayatwara ahubwo ndibaza se wambara amakariso ko turi umusore ari nyine ni ikariso cyangwa n'abashiri bari bayasize ni ikariso ngabo niko Gita cyangwa niba abashiri bari bazisize nge nabonye umamagara ate oxygen wati koko atumujama aranjyanye ibintu byanjye byose biki n'ibiki sibyo ko nyine Imana yihangana nge nuko nyine ndinore bro yonza ko ndomudaherano washido ko wagiye mu mugozi ukiyahura kuba yarandoze bro kwa ko umuvango yakudoze ariko nge nyuma yo kudorwa niki habaho kwiyakira Yesu gira amimbaraga mbita nimuka havuna muheto nigira mu yindi nzu nananamukarabye ubukano kanyu ubu ngubu nubwo
nubwo waza bisize isabune sibye umunyamakuru wenyine nawe ndumuna kwemera kuza mu nzu yanjye nahita ubona ngo what the fuck ni twugutoka byadanje koko man umutipe yarambabaje buri yamejeje ibyapa yemvo yafashe imyenda agomba gukoresha muri video aragitose ubwo urumva isansubiza hehe inyuma amafaranga nagomba kujya nenge kwishura umukameramani none se njya kunkoresha njya kwishyura iyo nzu yesa nsubiza inyuma ubu nguko kano kana nsigaranye ipande nemwe n'abakano nambaye imboranga nge nabaga magaze cyango kirenze mani none kuvuga ngo ubu ni sarubeti yonyine y'akazi yakwibye uri ku kazi sibye nakane gapano numva najya performing ahantu bita irusize mani sibye wenda nako gakabutura nasigaranye nako gapira ariko uwo muntu Imana izamuha umugisha izama amahoro azabyareho ngo nakobwa azakora ubukwe azatunganirwe azahira handi baburiye ijambo ry'Imana nambwa ngo musabira abanzi banyu umugisha ngwibi bukoreye gutyo ubufashibuye ubufashe imbabura akagaso kagakira ku mutwe wiwe ugacana umuriro bishatse kuvanga ibyakoze byose Imana imehe umugisha pe yarambabaje azuko nakuyahura yabikoza azuko najya mu mugozi yabikoza azuko ndahita ngira traumatisme yabikoza azuko ndahita niyahuza ubuyobya bwenge yabikoza azuko ndibujye mu ndaya ariko Imana imuhe umugisha wamujura we uzahahuronke umusabiye umugisha ku Mana mana azabya nakora n'ubukwe nzabujyamo nantumira akambwa ati jita mumenye akambwa ati jita umfite ubukwe nanamutwerera nganamutwereza nibirongo ngwangamuhereza Imana jyana ngira ibintu jita ariko nibaje yanangibye n'ibirongoranwa brother ubwo biziko ejo bone mfite gahunda yo kurongora mu kwa munani muri sama no kuvanga ibirongoranwa yabijyanye ivara yajyanye agakweto k'umugore farakikorera nyagasani Mana nyine none se ubwo umukobwa arawe kimurongoye uwo bebe nyine nawe yagize ikibazo ngo tuvugana ari kwa muganga arimo kwitabwa bitewe kugira yabyumvishe nyine biramurenga ajya muri koma reka no kuvuga ngo yumva ko ibintu uribaza na kugira ngo wibwe amakariso gabo nibaranza bakwibe n'ibirongoranwa Mana Jita twari tugusanze ku iseta yawe urabona yuko utuganirije neza kandi buriya ni n'ibintu byadanje kuduha karibu ko kuri oxygene buriya kandi ariko nanone twagiye tubana kenshi n'abantu bari bagukumbuye bo kuri oxygene ndabasuje cyane abakobwa ndabakunda cyane abantu basiga bambwa ngo ngira irari ariko nyine umuntu muzima umugabo muzima agira irari nyine urumva ndabakunda cyane n'abapapa n'abamama iminja abakobwa abahungu ariko bandoza abagore nararozwe pe ntago ndi muzima ubwashize watuzaniye Diane none dore ngusigaye sinzi ndi none nabonye wagezeho afite indi nzobe ya danje kuko se ko bahinduranya nk'imyenda ngiye numva nyine impamvu mba nagira amahitamo ariko wenda uwo ngo wasanga wenda ariyo mahitamo yanjye ariko nongeye kuza abastake nyine ufata umuntu umwe umushyira amago birangiye ubu umuntu umwe ngiye ni nacinjiye kwipevera n'umubebe bamwita Giovannis n'umukobwa mwiza cyane na ituriti Giovannis niyo mazina yiswe n'ababyeyi be ariko izina ry'imihanda bamwita Miss Jojo Watafu n'umukobwa nkunda cyane nyine mba numva yandongora cyangwa se nanjye ngamurongora kuko urumva n'umuntu ukundana byanyabyo Jita nibyo nandi kuvuga abantu bo kuri oxygene bari bagukumbuye urabyibuka waje muri salon uzanye n'umusheri wawe icyo gihe wari ufite bagagukora ka pedicure manicure petit manicure banangure ka bro manicure kuko urumva ari petit manicure akabona ka bro manicure pedicure manicure it's okay bangure inzara mbashimiye cyane umukobwa arankubye mu birenge burya nifitemo gututubikana ibirenge rabikuba ariko kuva nava muri oxygene urumva mani nani ubu ngubu kano kanyu ubu nyine kuva nava muri oxygene ubu nyine amahoro mfite nyacishe ko nagiye muri oxygene bakagira gute umukobwa agakoba ibirenge nawe wumva uri stress wajya muri oxygene atubwira hano ikorera hajya oxygene ikora mu nyubako ya downtown hejuru ya bisi z'Inyamiramaano zihagarara muri gare kandi nanone igakorera no muri Chic no muri Tropico muri Chic ikorera hafi na Access Bank noneho muri Tropico ukinjira muri Tropico iranyubaka ireba na TDM winjije kubona ibyapa bya oxygene noneho Jitafu tusoza kino kiganiro nkuko twari tugusuye ku iseta yawe urimo widodera nubwo wenda utatweretse buryo kinyine uburi muri ariko nago twize tuperforminga n'ubutaha wenda n'ubundi tuzagaruka kuko kuri oxygene mu rugo ahubwo wenda ndagira ngo ubwire urubyiruko rudukurikiye yego hari uri mu Rwanda hari uri hanze ya diaspora nibo ndavuga hari abaturanyi bari Uganda Kenya Tanzania muri Congo nyine nyirizina urubyiruko cyane rw'u Rwanda niye nama warugira kubijyanye no kuvuga ngo gutinyuka umurimo buriya ni ibintu byiza buriya umwuga nanjye ni ikintu nkunda kandi nanubaha rimwe na rimwe ndetse n'abantu bagiye babyumva ari ukugira ngo urangize kaminuza wicare mu rugo
washaka akarimo k'amaboko reka ariko tubyita yego ari ukugira ngo urangize kwiga segonderi n'umurimo ntago ari akarimo umurimo w'amaboko kuko tangiye kukagira akantu gaciriritse ko kantu si keza ntago ari keza ariko nikosore n'umurimo w'amaboko washaka umurimo w'amaboko wakora kugira ngo ubashe kwiteza imbere kuko urabona Gitaf kuba ari umustar kuko ni umustar kuko twamumenye mu bintu bigiye bitandukanye yakoze hit y'indirimbo Gitaf ni umustar abantu benshi baramuzi umuntu utazi Gitaf muri comment abishyiremo ariko ibaze ko Gitaf yazatari kugira ngo meze mbe ndi kuvuga ngo nzacungana no kuvuga ngo kumpamagara mu kabari nge gucezamo cyangwa nge kubyina cyangwa se nzategereza kugomeza nkora ibiganiro najya mbikora ariko ni no gukora umurimo w'amaboko wemeye kuba umukorodoniye niko babita umutayeri nyine udoda inkweto kugira ngo bashe kwiteza imbere gira inama urubyiruko kugira ngo rwumve ko burya umuntu wese yatinyuka kuko ashoboye kandi agatera imbere ubundi mbere na mbere dushimire cyane ubuyobozi bwacu kuko niba umukuru w'igihugu ashobora kwicara akavuga ngo ukora nimushaka hari ikigega bita BDF ni ikigega cy'urubyiruko njye nagize amahirwe kujya Iwawa ndagororwa bro BDF ni ikigega cy'urubyiruko gishinzwe gusapotinga urubyiruko aho kuba hanzi wacu na muzika genda ujya harakakirana ikorera winjiye mu bwati nge nyine support nubwo wakina miliyoni 300 baraziguha ugakora ukiteza imbere sasa umuntu wese wagerageje gukora Imana imuhomogije nawe kuba wicaye ukavata ariko Gitaf uwamuhamagara ngamusanga ku isete nuko uvuze ati koko wamugana Gitaf hari ndi content yatuzaniye itandukana za content yajyaga atuzanira sibyo niyo mpamvu rero mbwira ngo kano kanya bandi buze gukinira ndimo ndandika filimi nge nagukora amashuti mba nyine gukora indirimbo mba nyine kujya stu mba nyine gukora mba nyine kujya mba nyine kunywa mba nyine kwitema ibyo byana nanjye nk'abandi bana nkajya muri enjoy mba nyine kujya ahantu nyine harenze man urumva ibyo bintu byose bikorwa n'amafaranga sasa ibyo bintu kandi twebwe izana twa dufite nk'ushaka kujya gushopinga ahandi kintu umuntu akigurisha nk'ibihumbi 10 bro yitwaze ngo ndi Gitaf ngo nyine papa gitose ngo kubita kuri ka base banyita kubita kuri ka ngo kubita kuri ka yaje akahita avata imbaho kubita kuri ka niba nawe kugura ikintu ibihumbi 10 akakingurisha 20 bishatse kuvuga ngo nanjye niyo mpamvu byamaye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nanjye ngomeze kongera za ndangagaciro zanjye kandi ikindi cya kabiri rubyiruko ikintu ubundi kintu na mbere nigiye Iwawa hari cyo bita indangagaciro kirazira na ndi umunyarwanda indangagaciro ni ukubaha wowe agaciro ni iki ni uko abantu bakubona niyo ndangagaciro y'umunyarwanda ntago indangagaciro y'umunyamerika cyangwa se umunyapakistan ni indangagaciro ya ndu umunyarwanda kirazira rero bakubwira kirazira ni iki nuzavuga igihugu cyawe nabi nuzagambanira igihugu cyawe nuzakura ibintu nyine byatuma uhura na leta kandi bitakureba hari icyo bita rero kirazira hagiye nayivuze napomo tubongo nebonye reka dufungira aho ngaho oya ntago ako kandi ka gatatu ariko ugomba no kwigisha abanyarwanda iyo rero kirazira ni iki kirazira ni kwa kundi ahubwo ndi umunyarwanda niko warugezeho ndi umunyarwanda rero igisobanuro cya munyarwanda ni iki ndi umunyarwanda nyine ugomba kumva ko nyine wowe mama wanjye ni umunyarwanda navutse mu Rwanda rw'imisozi igihumbi u Rwanda dukunda cyane u Rwanda rukundwa n'abanyamahanga u Rwanda rwifuza n'isi yose u Rwanda umuntu wese areba akarwifuza bro ubu nyine ukaba umwe mu bantu vango nanjye se nakira itafari ku Rwanda rwanjye ukaba proud y'igihugu cye bro njye nukukubeshya man njyewe iyo kenshi na kenshi uzabirebe nubwo abantu benshi muri komite bajye bavuga ngo Gitaf ngo nta kintu kirimo na abantu bakunda kungurisha ama interview bakanukunda kuzana iby'ibyongereza njye ntago wanza n'icyongereza ndi umunyarwanda narakize nibyo ariko haraho kukivugira kuri kamera ndagira ngo neze ururimi rwanjye imbere why not kuki ukoma kumatiriza ibyongereza ngo so urabona ngo guys utunungo tw'ngutu yego Gita izo nkweto urazidoda gute bakuzaniye iyo nkweto ubungu hano tundi bikorera hano urano ko ufite akamashini ndabanza mbite nyiponsa hano nyine nyibanze nyikomeretse banze babare cyane ese ko mbona yacitse iyi ni indwara zikiza iyo ageze kwa cyafunda kiro reka mbe nyishize mu bitaro nibyo abantu nyinjiza mu ndembe iri mu bitaro tuyikomereze sho hano iri mu ndembe ubwo rero oxygene umuntu wese nyine twari turi kwaje twari tugeze ku kuri ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda ya munyarwanda nyine ba proud y'igihugu cyawe kabone no ngwa waravuye hano mu Rwanda uri za Canada ariko nawe uri muri Canada uvuga ati nge so guys ndi umunyarwanda nyine uterwa ishema no kubura umunyarwanda man ngewe nza ko umunyamerika nari kubabara
kuba mvukira mu Rwanda, umwana wavukiye Kicukiro bro, za Nyamirambo za Kosovo bro, ndabikunda nkumva ndishimye. Mama wanjye mama we urakoze ko waravuye kavukire. No kuvuga ngo rero ngiye kuba ndi umunyarwanda, ndi Kanyarwanda, nawe terwa ishema no kuvuga ngo nanjye ndi umunyarwanda, ndi Kanyarwanda, nzabyera umunyarwanda, n'umwana wanjye nzamwita Rwanda nziza. Umwana imfura yanjye nzahita mwita comedy ku Rwanda nziza jitafu kubita kuri ka ibintu nk'ibyo ngibyo. Jita, aba diaspora badukurikiye bahe message. Aba diaspora dukurikiye nyine ikintu nababwira cy'ikina mbere nyine bibuke ko aho bari nyine ni amahanga arahanda niko bajya babivuga. Sibyo amahanga arahanga pe ngo kandi amazi arashyira nako yibagirwa wabo wambeho. Bishatse kuvuga ngo nyine ushobora kubura aho ngaho ariko nyine ntukajye wumva ngo wende nibo wagafashe winimbo ko byine byageze neza, uri mageze muri za miliyari, ufite amafaranga, ufite amamodoka, ufite amazageretse, ufite amakampani birakora bikemera, uragenda bikemera, ukakikishira bikemera. Wibuke ko uri umunyarwanda nyine wenda unavuga ati wenda reka nubake njya kujya ndi mu diaspora aho kujya nubaka inzu muri Canada. Waza ukubaka kandi wanyu ikaba na hotel ukajya uvuga ati wacu nashize inzu nziza kwa kwehe mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ya ukaba nyine proud yuko uri umunyarwanda. Ya right now. Aba diaspora badukurikiye bafashe Jitafu agura umutaka kuko ndabona umutaka warashaje. Jitafu baramwibye ubasigaranye, ndabona asigaranye sarubeti y'akazi n'ipantaro imwe n'intunzi. Okay, njyewe nyine bundi kintu mbere nyine ikintu cyose ngo ndakwiyakira ntago nyangwa gupanika nyine ku cyo bita paniki, ariko niko kuba umugabo nyine uragenda nyine ndakomera man njya gukora ndemara gitosa babanje kufata 700. Man nagiye muri iyo nzu yanganaga nawe se inzu nyigezemo nkajya nkabona inzu iba irageretse. Umutwe uranjya nanyweye ibintu bitamwebwa, ariko nyuma yaho byagezeho ingaruka njyama ncuramye. Urumva bro, nkajya mbona isirimirashye. Urumva man, nyuma yaho ndiyakira mbita udufaranga nesigaranye rwa bufakiri mane mbita njya stu nkora indirimbo aragitosa kubw'amahirwe na cya gikundiro cy'Imana. Imana irabikora indirimbo iragendera kubita igira 1 miliyari. Ya ubungu yazamutse cyane. Urumva man, ubungu ariko mfite amahirwe ko igiye kujya muri muri za 1 miliyari. Urumva rero bishatse kuvuga ngo rero bro, niba ibinga nabyo byarabaye wenda umutaka urabona ko nyine ibintu byose nyine uko umwana agenda akura agenda amera amenyo uvuga ngo uze ko ingano yigere. Reka tugere ku musozo kugira ngo urabona amasaha yadufashe natwe tugomba kujya mu kandi kazi. Urabizi ko natwe kuri Oxygen tuba turi kwataka kuri Oxygen Salon. Ndanabakumbura rwose mbashimire cyane. Niba nawe ukora boss wanjye ukaba ufite Oxygen Salon ufite cyane man, niyo mpamvu mvuga ngo bro umuntu wakoze wese man Imana iramukunda man, ukuri kwiyumana wambabari ugakora kuko wambabari ugakura amaboko mu mufuka wa Mungu witwa muri ghetto, wavuye kuri iyo chat mwana ugashaka amafaranga, wa mukobwa uteganya kuzaje wenda uzatanga umubare kugira ngo nyine ngo ugafate ibintu biriki naga ari ibyawe. Ibyo bintu biriki ibyo biriki naga ari ibyawe Jita, kandi n'abantu wanabigisha man. Njye nabo muvuzi bro, naba n'umuganga. Jita, batubwiye ko Tom Close ari umuntu wakwinspiratinze nyine kugira ngo utinyuke umurimo nyine w'amaboko ukore. Abandi bahanzi wenda ba role model bawe bahanzi ukunda nyine muri no game, kuko twari turi kuvuga umuntu watumye utinyuka umurimo. Noneho muri music n'abaye bahanzi ukunda cyangwa se umuhanzi wawe ubona nka role model kugira ngo turangize kino kiganiro. Hajya more modo abari mu ntoki. Sibyo nyambwe ibyongereza bizarikora. Icyongereza kizarikora. Ikinyarwanda kiri mu kazi. Yego more modo. Nukuvuga ngo ngiye bundi ubungu kano kanya umuhanzi unyespera bya danje nyine numva sa nkaho nyine afashe cyane. Nkunda nawe kumba kunda ari babiri like murafashe sinzi niba ndi traumatisme wenda muri committee barabyandika. Ngiye nkunda Bruce Melody number 1 number 2 ngakunda Tiger B. Nabahanzi nkunda cyane kuko bose bizi ko baririmba R&B, ariko wenda Bruce Melody we akunda gushyiramo ibintu by'imihanda cyane. Hanyuma Tiger B agashyiramo ikintu bita discipline nyinshi ko kurumva ko nyine biratandukanye birahabanye. Abo nibo bantu banyesura bya dance. Hanyuma mu hip hop manchamba peti b'imihanda n'ikibando bataguheza ibyapa wo bita Bulldog ni papa kuri muntu wese agenda dukubita karimbo kiyo wagiye ukunda kuri abo banzi duhita turangiza n'ikiganiro. Ciao ciao. Samoya kujya mu rugo ni samoya, njyewe nawe ni samoya. Disigaruka dore narashobewe. I'm in love baby, I'm in love.
I'm in love. Hajya wa muhanzi undi nuza indirimbo afite na Bulldog yitwa ubuzima. Mwana muto uhora ku muhanda waheze ibyapa ushakashaka dala amaso yawe dore yaratukuye ucuza impamvu yatumye uvutira Sodoma uhora wifunze kandi nabyifungo mama watubye abahungu babiri tugira amahirwe mukuru wacu aratunganirwa ntesakira ku mafaranga hariko twibana na bene twageze amahirwe yo gutunga ndetse mama tugatunganirwa ufata bafite ukabakunda abadafite mama nako cyubikoza muka data watagwani nukuvanga ni Bulldog Munyakazi se ntago yize Munyakazi tumwite Munyakazi muri mu gitondo mu ruturuturu tumwite Munyakazi yego alright Jita urakoze cyane ariko nakunda kandi mango ni wemera po warayikunze ya Diamond po kubita kuri ka ndira ndi muno ya my inspiration muno ya irandiri basotse nyuma ya sose ya ariko bara Bruce Meddy wibuka nagiye we mana ndayumvisha wabaje kuyumva none warayishishije ni wayishishije nyashishuru zabaze nose kandi uvuga ko inspiration zaturutse Bruce gato ni wemera po kubita kuri ka niba narashishe mu byumwe comment mu byandike Jita urakoze cyane kandi amahoro y'Imana bane nawe kandi Imana igumugisha mu kazi kawe blessing nizo ngusabira zituruka ku Mana uriya ejo ni heza bizarangira ukoze uruganda rw'inkweto kandi n'abantu badukurikiye bashaka gutera Jita support reba abantu bareba urabona ko ufite abafana abangaba urabona abangaba na reba bose urabona n'ubu ntarimo gukora reba urabona byakariho urabona ko yifitiye diplome yahari bateta diplome urabamwita uranamenye yigirira bakamwita kasamotwe nta menyo yaragurishije uriye sibyo mama nyina nzaje nawe yagiye Jita nibyo nandi kuvuga abantu bazaje bagusabira umugisha ku Mana kandi baje banagwa support bura ni byiza cyane birafasha mu buzima kuko buriya niba ubona umuntu w'umustar nka Jitafu wemera kuba umukorodoniye muri quartier murabona hano tumusanze mwana bibonye tuhagera mu gitondo kuzi munyamuku arimo arakubura wa mbere yarambonye rikanga aravuga ati Jesus Christ undi arambonye aratungurwa aravuga ati c'est possible yumva ni ibintu bidashoboka avuga ati ni gute Jitafu wakoze aragitosa uri imihanda uje kudoda inkweto arumirwa ariko ibi kubikora no gutanga icyo bita isomo sibyo twebwe abantu nyine hari ibintu ushaka twebwe kano kanya niyo ngiye kwa kuntu ushaka kugenda cumbagira no mwana ushaka kugenda cumbagira vati Jitafu nabonye cumbagira niyo ikintu twese dukoze nyine abantu bagukurikira babigenderaho ya reka nongeye shira kicarizo ku ntebe oya nta kibazo kandi urakoze cyane Imana igumugisha God bless you ya ngaho zimya kamera right now zimya kamera right now byabaye